Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professioneri ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko aho uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo ku bifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza, ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi kubera ko ahangaha tubakorera decoration ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. Mama Rwe, ndashaka umbwire nimba ibintu umwarambwiye ari byo koko cyangwa ari ukubeshya, kubera ko nta kintu kimwe nshaka kuvugana na Ludovico. Icyo nyine ni ukumenya ukuri kuvuye muri wowe. Ibyo umwarambwiye nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Birasa n'ibyo. Nibyo. Ndi umwana wa Dome. Umwana wa Dome. Ariko ntabwo mwabindenganyiriza pe. Nise ko nawe uhita mpavukira. Se kuko byari bikwiye. Byari bikwiye Mama Rwe. Byari bikwiye koko. Birasa yego muri kundenganyiriza ko ntabibabwiye ariko nanjye ntabyo nari nzi n'ukuri. Ubu koko nari kumenya ikintu sinkikubwira. Nta gihe gishize nanjye mbimenya n'ukuri ni mu mbabarire. Igihe cyose twabanye, igihe cyose twabanye Mama Rwe, waje hano utuzi, twabanye utuzi, waratwihishemo. Birasaba ya. Nta kintu nari nzi pe. Uri umwana wa Dome. Umwana wa Dome. Nagushatse inshuro nyinshi. Ndi iruhande. Nagushatse inshuro nyinshi undi iruhande. Ako mwaramenye. Si ubona ko babarira.
uko kurashaka kumbwira ko ndi bukubabarire mu murwa. Birasa amakosa ya Domina muyagira ya Domina mureke ko yagira yanjye n'ukuri. Ikibazo ntabwo ari Domina. Ese ikibazo kiri he? Ahubwo ikibazo nuko wowe na papa mwari mwambeye. Murasohoka mu gihanze muvugana ibintu byanyu mwagije muragaruka murancabira. Nese birasa kubimenye nturebe ukuntu bayi. Ahubwo njye nari nsanzwe mbizi. Nese Icyo nifuzaga byari ukumenya ukuri koko. Nese umujinya ufite n'uwiki niba wari ubizi. Umujinya ufite n'uwiki. Papa mwari ko ari nawe wabanteje nari namubwiye ngo aceceke. Nturebe ukuntu baye se? Ntureba se ko amakosa ya Domina muri kuyankiraho? Iyo mutabimenya ibi byose ntago byari kuba biri kuba. Papa mwari. Uriya ni papa wawe. Boss. Kabisa Ni sawa. ndakwitabye. Cyo ngukundira ntabwo utinda mu nzira. Umva rero boss twumvikane tutarajya mu magambo menshi. Biro nayikoze neza. Sibyo? Ariko urabizi ko gahunda ni gahunda, isezerano ni isezerano. Uri kubyumva neza? Wambwiye yuko ninkubonera umuntu amafaranga uzahita ukubita hano. Ngawushyira hano rero. Urabihamya neza ko wamubonye. Ngewe umuntu namubonye nakubwiye ngo umuntu namubonye shyira hano. Nakubwire tujyana amasezerano. Tugirana amasezerano ejo bitaguhinduka utamunzaniye hano. Reka mbanze ikintu nshaka kumanza kumenya uzahari. Ngewe Ngira ngo shyira hano. Ngewe? Neza cyangwa waramubonye agenda mu muhanda gusa. bose twumvikane sibyo? Urabizi nge ntago nagukinisha, nabonye uri umuntu w'umugabo sibyo? Nubwo ndi Kamugi ariko nanjye nzi gushishoza kandi nkatekereza neza sibyo? Ntago naguhamagarira gusa nge ntago ndi umugore. Naho atuye cyangwa naho yihishe yahunze. Naramubonye haba ari aho atuye haba ari n'inzira anyuramo, izo nzira ndazizi, ariko kugira ngo nkujyaneyo mukwereke shyira hano Igihamya. oya shyira hano. Banza unyumvire. Umva ntago naguciye ibihumbi ijana. Nyine banza unyumvire. Ikibazo cyawe ntabwo rero manza kumenya. Gufata amafaranga nkaguhereza ako kanya ntarabona ibihamya bimpamya kuko ko wamubonye. Urumva warabaye na Kamugi muri uyu mujyi. Uyu mujyi wawe Bose ntigihamya kinyemeza koko uwo muntu wamubonye. Hanyuma ubundi dukore. nari ngiye kukwereka ifoto ye, ariko ndamutse nkweretse ifoto ye utarampa amafaranga ntabwo byakora. None ndayaguha gute utamuhereza? Numunyereka se ndayikuramo. Bose ngiye kukwereka ifoto ye, ariko amafaranga yanjye urahita uyampereza. Wowe gira nyereka. Uri kubibona? Ntabwo ari uyu nguyu. Ubwo rero gira vuba vuba rwose, gira vuba vuba. Uri umugabo udatenguha. Nge ndumva noneho ubaye umugabo nyamugabo sibyo? Ufite imbaraga kabisa kandi ubaye Kamugi koko nk'izina ryawe. None vuye tugende Nyabikuzi nyaguhereze nakoya. Ntabwo nayaguhereza, ndayaguhereza tugezeyo. Ugiye kugenda uyabikuze? Nyabikuzi uyabone nyafite kashi uyabare gutya uyabare rimwe kabiri gatatu pa. Yego ugabanya amagambo tugende hu. Ariko twumvikanye umva umara kuyabikuza uyabara turagenda tuyafashe gutya. Naba nkufashe gutya n'amafaranga nayo nyafashemo gutya sibyo? Wenda nushaka kuba yafite mu kiganza cyawe nanjye nyafitemo gutya, ariko mbizi neza ko yafite sibyo? Tugende wowe tugende. Sawa ntari. Ntabwo nzi niba bino bintu biri kugana ku musozo cyangwa niba biri gutangira. Ndasa nanjye ntabwo mbizi ndacyabyibaza.
nta kibazo, it's okay. ibyo naketse nibyo, kandi biranshimishije, ariko ku rundi ruhande birambabaje. kuko numvaga ko ibintu byose Domina yankoreye yari kuzabyimura ku mwana we, ariko mbabajwe nuko nsanze uri umwana wa Domina, kandi ku rundi ruhande uri inshuti yanjye magara. reka duhindure paje. ngira ngo nk'uko nabikubwiye mfite ubukwe, ariko mfite n'ubwoba. kuba Domina atarafungwa akiri kwidegembya hano hanze, mfite ubwoba bw'uko Domina ashobora kuzanyica ubukwe. Erega mfite n'ubwoba bw'uko ashobora no kutwohereza abicanyi bakatwica tugapfa. Birasahumura. Umuri ubukwe bwawe bizagenda neza pe, ndabyizeye. Gusa nanone nyine mbabajwe nuko ntazabutaha. Ntabwo nzaba mpari. Gusa nanone mfite igihe. Mama rwe, urashaka kumbwira ko ngiye nshobora kwambara ikote nkafata umwari umugore wanjye nahawe n'Imana mu kuboko, atari we marene we koko? ese ubwo bukwe bwaba busa bute? utabaye marene w'umwari urumva ubwo bukwe bwaba busa bute? Mama rwe, ndakwinginze, ntabwo buno bukwe bushobora kuba udahari, nta nubwo binashoboka rwose. nkeneye kukubona iruhande rwawe umwari rwose, ndakwinginze. ikindi kandi ikindi kumva nta mugabo n'umwe wo kuri iyi si rwose nyiri kwizera. rero rwose sinkubeshye, ntabwo nabona pari, sinamubona pe. cyakora wowe niba hari nk'umusore wenda mwamuziranye mu buzima busanzwe, uzanshakire byibura nk'umuntu wanambera pare, nawe ukabera umwari marene. kandi nizeye neza yuko ibirori byacu bizagenda neza pe, ndakwinginze rwose mbabarira. Birasa nk'uko nabikubwiye, wowe panga ubukwe bwawe nk'uko waba upanze uko buzagenda. Uko buzagenda uko wabipanze niko bizaba. Humura rwose buzaba neza. Rero ngewe impamvu ntazaba mpari, wa mama nyine ufite Rwera yarwaye ngo ari mu bitaro, niko bampamagaye bambwira. ubwo urumva birasaba kujya kumusigarira ku rugo, nyine ubwo nkasigarana n'umwana, urumva ntabwo byakunda. ariko umwana wamuzana na Clara azaba ari hano nta kibazo. Oya n'uwo mama nyine akeneye yuko nyine mu biruhande nk'uko yamfashije, nanjye ngomba kujya kumurwaza kuko ari mu bitaro. Mama rwe, umunsi umwe wonyine gusa ibirori koko, ubwo urumva nawe ko basi byibura basi reka tumushake undi muntu ajye kuba mwita, ariko rwose mama rwe ntabwo bishoboka. ntabwo nubu ko twabutara rwose utari marene wawe umwari, ni we marene wawe umwari, nta wundi muntu waba marene wawe umwari rwose. Birasarega ibintu byose n'Imana ibigena. Nanjye ubundi kwibaza ibintu byose ukuntu bigenda bihurirana. Reba ufite ubukwe
uwo mubyeyi ahise arwara ngo ari mu bitaro. Njye nibaza impamvu ibintu byose bigenda bihurirana, nanjye byaranyobeye pe. Okay, hakundi nabigenza basi. It's okay. Gusa nyine ku mutima nzaba ndi kumwe namwe pe. Muzagira ubukwe bwiza kandi muzabyare na hungu, nicyo mbifuriza. Urabyanditse koko? Ntabwo nzaba mpari rwose, ngomba kugenda. Nta kibazo ngayigendere. Marwe, ntabwo ndi kugushyira amakenga, ariko nindamuka nsanze uri umupolisi koko nk'ukuru nk'umurizo yabimbwiye, ni ukuri kw'Imana bizanshimisha. Mbega ibintu byiza kubona umwana yifungiranye n'umubyara. Imana yabimporeye kweri. Uzarutse kongera kumbwira ko nta nama zanditse neza no kunishongora no kunyiherera. Ni ukuri narumvise pe, narumvise gusa sinzi impamvu ngo wawe umwuka wanjye nakimba barunde kure ndikora pe basi ndabarunde datoya. Nshaka gusaba imbabazi, ntabwo nsabwa no kongera kukubwira nabi. Nabitekerejeho nsanga nakoze, ntabwo nta mwana ukwiye kubikorera umubyeyi we. Nakubwiye nabi, nagututse, nawe mfite uburakari, shyiramo n'iby'amarangamutima y'urukundo, ndakabya nibagirwa kuri mama wanjye. Sekese ujye utegebona nkwanga kuba nakugira wenda penda bizi nanjye nyine arongera nkazamuka, ariko ibintu byose murandukira kubera inyungu zawe. Ariko ibaza kubyara umwana akarerwa n'umuntu utari se, mbese ibaza gikomere umwana akurana. Fata uriya muhungu nubwo yakubabaje, ariko rega ukuri twe turabuba abagabo, wenda wasanga yarabyaye atiteguye gutera, akavuga ati rero reka nanjye mbanze nyine ngire ino reaction ndebe. Ariko nta muntu upfa gutera inda gapfa kwemera umwana n'ibiki byose. Nta muntu afite amafaranga kumujije, wasanze undi umwana agakura mu biganza byawe. Ariko umuntu akubwiye ikintu avuga ngo mama aranyanga, mama nawe uvuga nabi, mama ntukijije, yewe pe ndakijije, ahubwo umwegana ngo mama ushaka kumenya. Ese bibaza umunsi uzaba n'umwana bakubwira ngo mama ndashaka umubwire data, wenda gikomere uzajya kubera kubabaje. Reka nkubwire, ashaka kuba gukora kubaje uriya muhungu pe. Ariko niba hari ibintu ijana yagukoreye kimwe kikavamo kikaba kibi, hagaciro ibyo uzagukorera. Kuki ubundi abantu duhereza agaciro ibintu by'abantu bakoze? Mabwira mugabo byereka tube tubyihore, nyine nzabitekerezaho. Gusa nyine ngiye numvaga ndemerewe, nagusabaga imbabazi pe, ntabwo nzongera kuzamura ijosi ngo mubwire nabi. Yarafashe umwanzuro ko ngiye kukuvuma. Oya mwana uzamvume ndakwinginze, niba ushaka ngo babarire. Ubundi urabizi uri mama wanjye, rega turi n'inshuti buriya, nubwo ngeraho wenda nkisaza nkagira gute. Burya uri hano rero igitangaza ye, burya uba mo hano se? Nibera muri uno muryango. Ku rwicaye inyuma se usa nk'urukinze? Nanjye ko mfata akayaga none mfata video bakuri TikTok. Kusha TikTok rero yabyumva ari nkota, ya telefone nini rwose ngira ngo ajya kuri TikTok ngo ndeba abakobwa basa nkamwe. Baho rero Kandi wabona abakobwa beza rwose bamwe b'inzobe bose babaho koko, kubareba ari ubuntu. Ugura mega mega ntabwo uzizi se, ugura amayinite nyine internet. Kugira ubarebe ugura internet. Ndumva rero rwose iterambere ryaransize. Ntabwo wari ubizi se? Ryaransize pe. Je ngomba kubanza kubyiga, gusa ariko ubwo hari wenda nzabimenya nta wamenya. Oya nta kibazo nzakora. Ukajya uraniza nkarebaho. Nta kibazo. Se nta mugabo ugira?
ego komana wapi by'umugabo byo reka tube tubiretse nta mugabo wapi uyivuga ngo uracyari umwana rero ntago ndi umwana nta nubwo ndi mukuru ariko urakuze ndakuze ibyo biba bihagije nanjye rero burya twibera mu inzu nini ubona iruta izindi zose muri iki gipangu mama wacu yagiye mu Buhinde kwivuza ntaragaruka data kwihangana biramunanira ashaka undi mugore cya gihe tuzana nabonye muza nyine muhita mukatira hariya kumbi ni iwacu rero burya ntitwari tuyobye burya mugore rero w'inzobe wabonye nuwaka data bakunda kuki sinakubwira buriya wabona se n'uwa gatatu gusa we ntacyo arakubaza nta nubwo ndavugana nawe humura azakuvugisha kandi bizatinda utagira ngo azaza ngo ngagusuze ngo ahita agenda azanicara rwose azaba ngiye kumvira umugore ko ntago muzi byoroshye se ahubwo ese ubu nabyemera ko umugore wa gatatu njyewe na bane wa kane wamubata bajya bavuga ngo upfa kuba afite ubushobozi yagutunga ntakwicisha inzara ntago azabikora humura ariko se hariho umuntu wenda ujya ukubwira nka hano gusohoza akubwira ati wa mukobwa uri mwiza wenda ntiwumve ko aricyo uri kubikubwira nk'umuntu ukumva arabivuze ngo uri mwiza ntago ari benshi ariko hari ababimbwira ariko barahari rero wowe nashaka aba ari jyenyine ubivuze ariko rwose nawe noneho urabibona nawe urabibona sinzi wenda uko ubitekereje ariko yewe bivuye ku mutima ni mwiza da ese ubwo umuntu akwiye ngo uri mwiza ukagira uti murakoze ushatse kuvuga iki nose wajya mubwire gute iyo umuntu avuze ngo uri mwiza amubwira arakoze ugomba kwitaka nawe oya ntabyo kwitaka nta muntu wimenya koko iki ndabikubwiye rero uri mwiza guhera aka kanya kuva uyu munsi irye rwose bimwe byakobwa bavuga ngo ni ukwirya kwirya byo ntabwo byashoboka hari uwikubuza se cyane cyane ariko nawe kigaragara ushobora kuba warananiranye iwanyu nta wundi mama nabona muri buno buzima iyo byagenda gute ahubwo sinzi nanjye mba nasaze none ni nk'umuzimu ngira ngo wajangiye mu mutwe ndarakara ndakabya nubwo ngubwo hirwe bizagenda bite hirwe simbizi ariko ntugashuke n'amarangamutima amarangamutima n'urukundo nyine pe ndabizi urukundo rujya aho rushaka no ku muntu rushakira mu gihe rushaka ndabyemera ariko byibuze nawe ushyiramo ubwenge twumve se nk'umuntu utarize uyu muntu ugiye kubana n'umuntu ati ka gahungu wa mugani wangu ni ka gahungu ndagakunda genda mbere no kunshimisha bitanasanzwe byibuze ubu ngubu nibwo utangiye kubona ko kari na kabi sibyo oya nyine impamvu ndabizi impamvu mukita gahungu ni uko kananutse ariko rero nta kintu si keza buriya nawe kareba k'inzobe noneho ukuntu kaba gasokoje gakwafe ikibazo ni agakene nta rubavu ntiyize oya amafaranga azayabona reka azayabona uriya mwana mbona afite n'ubwenge noneho murakomezanije oya ntabwo nuko nakari gaciyemo gusa ibyo tubyihorere nyine reka ubu ngubu nsubire mu kazi nuba mbohotse si wamba bareba nyine ndakubabara ariko kugira ngo mbabare ndashyiraho kondisiyo niyo nongera kubona bavuganye na ndagiye kandi kagahungu niko mvuga nkongera kubera ka message kiwe tuzahita turangizanya burundu niba ushaka kumubabarira ubwo nyine murekane ahubwo uze kumbwira ngo umbwire ngo papa w'umwana yambwiye ngo ubwo aka kanya nawe urabushyuhiye kuko namuzanira nkanamubona yego sha uzi kumusanga yambwiye ubu nari gukumbuye duseka utarakaye mwiza n'amafaranga arameneka nkwiyeho uburakari ni mwiza reka wowe ntabwo wakisondeka nawe ariko babijijije mwiza nanjye nari naratakaye umuntu uko yamemukiye gusa ariko muri muhungu yaramemukira icyo bacu gushaka akantu kameze kure bamugera mu nzira bakabona umuntu umwe undi ntibamubone ariko umusozi guhemukirwa n'umugabo ukuntu bibabaza ntubizi uriya mugabo ntabwo mukunda naramukundaga biha agaciro umwana ariko yarambabaje none se ubu ngubu bizagenda gute kugira ngo umutima wanjye ukire nongere numve ko namusubirana ndeke hirwa mu ubu uzaha agaciro umwana wawe uvuge ngo reka jyewe umwana azakurire mu biganza by'ababyeyi bombi umwana azakora n'ibyishimo
numara guha agaciro umwana kujya umukora kumubwira papa aragukunda uzagaruka muri mone reka njye ku kazi rero ndumva ameze neza byibuze wagenda dukore kandi ndishimye kuba nyine uciye bugufi n'ubwo nyine hagaragara ko navuga agatebo kari gutera ushobora urantaye amaraso aba ari connecte mama rero kazi keza wiyiteho none ko wibana yananiranye ese ko umuntu yibana bivuze ko yananiranye oya kuba umuntu yibana biterwa n'akazi ufite aho kari nuko bimeze ntabwo ari uko ndi ikirara cyangwa se iki twakuntu usigaye mfite amabuno manini kwicara asigaye binanira sheri shubite biteze magara tuyasigaye dukundana da kuko nyine tutanavukana se ntabwo muvukana tuvukana kwa mami na dadi rwose atabeshya ntabwo nyine tuvukana ariko wowe muravukana wowe ntimuvukana ntabwo tuvukana arareza nyine turakunda ariko twaravuze ngo tujye tubihisha tukabivuga shize simwambwiye ngo hano hari dadi wanyu na mami wanyu nyine tubita mami ko nyine mbana nabo ako ngiye nguru umukazana wabo dufitanye mariage katari yabingeze muzakora ubukwe ryari ntabwo mbizi rero kuvuga ko shashi nawe ufite imisatsi nazi harimo utwanda namwe rero nose kuki utari wambwiye ko ndi kubwira ngo iki mariage no wait sweetheart it's not hard you know babe talk to me now oh my god I love you kose rero kuga beza nkatwe biragora cyane kuba wabura umugabo biragora cyane ntabwo wamubura uri mwiza nuko twitaho uri bugufi akunda kuvuga ngo ndi mugufi kugira ngo nyirambwiye ngo nzajya mvuga bugufi ukajya ubabara kugira ngo abantu nyine bajye ngo turi basaza bashaka nakube ari ibindi ngo witwa nde yitwa uramuzi se ngiye kubaza ariko shuri yewe se bimubaza undeba baby witwa baby njye nitwa Narada my love Narada uyu mukobwa ni umusazi ni umusazi ese ntabwo mufite ubukwe dufite mariage ahubwo mu ntumire nzabambarira uramenye da ibyo by'inkwe byanyu atarambwiye ngo njye sikanye mbivuga cyane ndakushaka usigaye numva mbabara hano mwese ko ndeba wagira ngo ntabashaka kugukora nijye bari kwikoresha kandi rero nyamara kawubwire matibori ushobora kubicira inkera rukondo rwose reka nkubwize ukuri yewe uri kumbabaza mu minsi iri ndabizi ko buri minsi ushaka buri munsi warabimbwira ngo ugiye gukora buri munsi kugira ngo ngo biriya wikora ngo bizatuma ngo tureka ngo mariage yacu uzayireke rero tureko umutungo wacu uzayibona nose ubaye iki bigenze bite arakajwe n'ikirata niba umuntu ufitanye mariage akagusanga ndeba ko urakaye cyane this way aho uzikaga umusetsa reka gusanzira ukunca inyuma ese vuga gahoro ngerageje kwitwara neza ngo nerekane ko turi dukundana mariage yacu urayishe nta soni nese kugiye mureka agende baje bawe mu mariage yacu bagiye kwica uyica nkande wowe kandi tuzakora mariage bibibi impeta nubwo wowe mba nayivanye ngo tuvuge ko tuvukana nese ko kimwe rero nawe nakageza hano ngo utangire ngo wigira gutya icara neza witwaye neza nk'abakobwa nimba uzi ko umugabo nimba uzi ko umugabo afite umugore we kuki umuntu wemera ko umugabo usanzwe wawe turakundana kandi bayi ibintu ntabwo bicukanye ndanagiye kandi nkakubwiza ukuri iki gipangu niyo wari ukiyoboye umuntu wese aba muri yego aya mazu yose ubona akodeshwamo hano uretse ino nzu yo kwa mami na dadi nyine b'umugabo wanjye ninjye mvuga mwiza ubona ko banaporopoje uranyumva neza rero niba urabuze imyenda yo kwambara ukaba uzambaye utukunda tugufi ushaka kugaragaza imiterere yawe ntabwo ari turi mu marushanwa bihuriye nyine nimba ujya mu myenda yawe nanjye unizo twambara imyenda imeze kimwe nanjye nambare gutyo aho uzi ko mwibonye erega ukuntu wambaye nose ubona wambaye nabi neza nako wambaye neza rero jya uzambura ubigeza aha cyangwa mo kimwe tujyane nanjye unyambike ikanzu imeze nk'iyo yawe kugira ngo ngere nanjye nse neza nkawe bihuye kubera twajya gushwanira ubwiza urabona udusha bwiza wowe
ntabwo turi kubushwanira. ntabwo two mwibonye abakobwa baba muri Kigali ndonye mbona wambaye gutya cyangwa nzakurukanisha oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza